Yes, nizere kumeze neza, nizere kuri amahoro. Ukurikira Wisdom TV Rwanda umunsi ku wundi, aho tuba tukugezaho amakuru agiye atandukanye avugwa hirya no hino mu isi dutuye. Nizere rero ko uba uri amahoro. Nta bintu biba byoroshye kabisa, ubona ko imihanda isa naho iba yanyereye. Ubona ko imihanda yanyereranye abakozi b'Imana kabisa. Ko abatawe muri yombi bose ni abakozi b'Imana. Yitwa padiri, umupadiri rwose ukurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 15. Ni padiri mu nyumvire, ibyo byabereye Kirehe. Kandi muri Kigali, Bishop Harerimana Jean Bosco, umushumba w'itorero Zarephath Holy Church, yatawe muri yombi n'umugore we. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwemeje ko rwataye muri yombi Bishop Harerimana Jean Bosco, umushumba w'itorero Zarephath Holy Church, n'umugore we Mukansengiyumva Jeanne, bakekwaho kurya umuyoboke wabo ituro rya miliyoni 10. Abantu mwe amaturo babyibuka neza niyo yafungishije uwitwa Yongwe mu minsi yashize. Birababaje kubona kino cyaha ubundi arabakigwamo. Dr Murangira Robert, umuvugizi wa RIB, avuga ko Bishop Harerimana n'umugore we bafunzwe tariki ya 9 z'ukwezi kwa 10 2024, bakaba bafungiye kuri sitasiyo ya Kimihurura. Yagize ati RIB yafunze Bishop Harerimana Jean Bosco, akaba ari umushumba w'itorero Zarephath Holy Church, akaba afunganywe n'umugore we Mukansengiyumva Jeanne. Bafunzwe rero bakekwaho kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ndetse n'icyaha cyo gukangisha gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni. Ariko ni kenshi RIB ikomeza kugenda yibutsa abantu ibabwira ko gukangisha abandi amashusho y'urukozasoni bigize icyaha, ariko abantu ntibabyemere. RIB rero ivuga ko umwe mu bantu basengeraga mu itorero Zarephath Holy Church yatanze ikirego avuga ko Bishop Harerimana yamusabye kumuha miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda, amwizeza ko azamusengera agakira indwara amaranye igihe kirekire. Abantu nabo batizerera mu mavuta yabo, bumva nyine ko agomba kubanza kwaka ituro kugira ngo agusengere. Ntekereza ko n'abantu bakwiye kujya bashishoza bakamenya ngo ese koko ubundi umuntu ufite amavuta yishyuza mbere, yishyuza serivisi agiye gukorera, n'abantu bagashyiramo ubwenge kugira ngo wenda udakomeza kugwa muri ubwo bujura bushukana. Dr Murangira rero ati yari yaramwijeje kumusengera agakira. Iperereza ry'ibanze rero ngo rigaragaza ko Bishop Harerimana Jean Bosco akekwaho gukora icyaha cyo kwihisha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, naho umugore we akaba umufatanyacyaha kuri cyo. Bafunze famiye kweli. Umugore wa Bishop Harerimana Jean Bosco rero witwa Mukansengiyumva Jeanne nawe akekwaho icyaha cyo gukangisha gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni, umugabo we akaba umufatanyacyaha kuri cyo. Umva ko ni famiye rwose yafatanyije gukora bino byaha. Umva ko ni ibintu bibabaje. Dr Murangira Robert rero umuvugizi wa RIB avuga ko hagikorwa iperereza ngo hamenyekane ko icyaha cyo gukangisha gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni cyakozwe. Igihe icyaha cyahama Bosco Harerimana Jean Bosco, ashobora guhanishwa igihano kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarengeje imyaka 3, nayo azabiri hagati ya miliyoni 3 na miliyoni 5, nk'uko biteganya n'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Igihe rero icyaha cyahama Bishop Harerimana Jean Bosco, ashobora guhanishwa kandi igihano kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarengeje imyaka 3. Icyaha cyo gusebanya hakoreshejwe amafoto y'urukozasoni cyo gihanishwa igihano kitari munsi y'umwaka 1 ariko kitarengeje imyaka 3, n'ihazabu yari hagati y'ibihumbi 100 ariko nanone atarenze ibihumbi 300. Gusa nanone ushobora kwibaza biterwa n'iki kugira ngo umuntu
abizera cyangwa se abo yayoboraga noneho ari bo atangira kujya akoresha mu myizerere yabo, nk'uko n'ubundi tugiye kubibona no mu yindi nkuru nayo y'umupadiri wasambanyije umwana w'imyaka 15 wigaga ku kigo cye. Nuko ni imeruka. Niba rero isaba abantu bose kugendera kure ibintu biganisha ku gukora icyaha no gukurikiza amategeko, igasaba abavugabutumwa kuba intangarugero. Urumva ko rero ntago biba byoroshye habe na gatoya. Ibyo rero ibya Bishop. Ikindi rero wenda nababwira nuko umupadiri w'Ikirehe akurikiranweho gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 15. Ibintu bibabaje mw'abantu mwe. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi umupadiri uyobora Lycée de Rusumo, akaba akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana w'imyaka 15. Namwe mu nyumvire, umupadiri rero uyobora iri shuri ryo mu karere ka Kirehe yatawe muri yombi kuwa 9 Ukwakira 2024. Ariko birababaje kubona umurezi buriya ababyeyi bajyanye umwana ku ishuri bumva n'ubundi basa naho bamuhaye ubarera cyangwa se umurera. So nibaza kuri ni ibintu bibabaje cyane. Umuvugizi rero wa RIB Dr Murangira Bisiyeri wagize ati arakekwaho icyaha cyo gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 15 wiga muri icyo kigo cy'ishuri. Kuri ubu afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kacyiru mu gihe iperereza rikomeje ngo hakorwe dosiye ye ishyikirizwe ubushinjacyaha. Kibona ikintu cy'ikigabo gishobora kuba kinafite wenda cyasambanyije umwana wenda ungana nabe cyangwa se n'abaruta, ibintu bibabaje cyane kabisa. Mu gihe rero urukiko rwamuhamya iki cyaha yanishwe igifungo kitari munsi y'imyaka 20 cyangwa se kitarenze 25 nk'uko biteganywa n'ingingo ya 14 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Dr Murangira rero yavuze ko uru rwego rusaba abarezi kuzuza neza inshingano zabo zo kurera, bubaha kandi barinda abo barera. Birababaje cyane kubona wenda abafite inshingano zo kurera abana nibo babangiza. Ati biragayitse cyane kuba umuntu w'umurezi yakekwaho icyaha nk'iki cyo gusambanya umwana. Ibyaha nk'ibi ntabwo bizihanganirwa, uzabikora wese amenye ko amategeko azamuhana, kandi bazirikane ko iki ari icyaha kidasaza. Birababaje rero, birababaje rwose. Birababaje kubona umuntu ufite inshingano zo kurera abanyeshuri cyangwa se bano bana ariwe uwangiza. Ngibyo rero ibiba byiriwe bivuga mu binyamakuru bitandukanye. Mukomeze kudukurikira umunsi ku wundi.